kuvuga papa ibyo bintu rero nibyo batazi kandi yariko ntabanza agira jewe nimburara nimuzabimenya nimbwirirwa nimuzabimenya randirodi nansora mu nzu nimuzabimenya nishwana n'umudamu wanjye nimuzabimenya niniyunga n'umudamu wanjye nimuzabimenya umwana wanjye ishuri nirwa kugisha simuzabimenya kubera ko ubwo buzima nabushize ku ruhande arazi ko nta mwanza agira Regis arabizi yazi ko mwisi ya Nyagasana ari mu ijuru ntutekereze Regis we yari ari mu ijuru rito nta mwanzi yagiraga abimenye ejo pioneka nyanjye niho nahereye mvuga Regis ariko ngiye ku giti cyanjye singikigiye Micky ni inshuti yanjye pe mbo yari inshuti yanjye ariko ngubu bite ni ibintu by'amashowbiz n'iki wa mungane no kuba wenda abona kwenda ari reva agezeho akahita yumva ko nyine mbo sinshaka gukreya beef hagati yanjye na Micky ariko rimwe Kamoso yigeze gukora ikiganiro kuri YouTube channel yanjye Muranzi Yesu no Micho Boy P Onika Suez bashobaka basoza bamugisha kandi ikomeze ibarinde nidege mu TV shimira ko sabamura byo ukora byose aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment je suis avec mon frère mon cher ami the badman the humbleman the kindman the super guy the only number one Puissant kabisa Masama brother. What's up? Is fresh? What's up bro? Hey, abakiri museka muri cyo. Urakomeye cyane. Ndakomeye kabisa. Kabisa. Na mahoro. Na mahoro kabisa. Happy New Year. Happy New Year. Umwaka utangiye gute Puissant? Umwaka nawutangiranya amadeni. My God. Uyu mwaka gutangiranya amadeni pe ne kura bivuze numva ndababaye. Iki? Baza ngo ayo madeni nayi. Nayiki. Nayo nagujije kugira ngo ndye ubunani na Noheli. Minerval yari wese kabandi base ngo tribe kimwe cya Minerval. Umwana ubu ngubu narajya ku ishuri. Aracyari mu rugo. Ko ugarijwe? Ndugarijwe pe. Nugarijwe nk'ukuntu isi ugarijwe na Satani Yesu akimara kumujugunya ku isi. Ase kuki utitaye kuri gahunda ya leta tubira ngo dusevinga. Gusevinga se muri Kigali wa sevinga ikiwe? Na saving ibyo nabonye se. Ese n'abantu zibahereye ku igi bakaba bafite inganda. Ubwo nawe ugiye kumera nka wa muntu wavuze ngo yatangiye azunguza inote ya senyise. Ngo none ngo ngafite uruganda. Nabuti nanjye kamfata inote y'igihumbi njye kwizunguza mu muhanda. Nanjye ndayizunguza Ubu se nageze ku. Wayizunguje ute? Narayifashe nyine ndayizunguza. Oya, babavuga kugura nka avoka n'imineke bya sengisa ukagenda ubicuruza mu muhanda. Yere yagize ngo yavuze ngo yereye Nyimirongo. Yahereye ku note ya sengisa arayizunguza. Ngo yayizunguje mu muhanda. Nanjye navotire kubwo bufindo yakoze nanjye mbukore. Njya mu muhanda nzunguza inote y'igihumbi kugira ngo ngiye byikube kabiri ku butunzi. Bavugaga kugura nka avoka cyangwa imineke cyangwa ubunyobwa akagenda abucuruza mu muhanda. Nyokwe. Ibyo byo nabyo nakoze ko narazunguje mbonye nungutse mitanyanywera byeri. Nanywaya agapeti kamwe hano nari ndi kuyazunguriza imbere mitanitahira. Dore ko mu host tabizo Rwanda rufite. Ndi host mwiza. Ariko nafashe umwanzuro ko ngiye kujya host ingano. Hamwe gusa muri Clause Ball. Kwa boss mukuru Claude kabisa. Ubu ngo asiga afite na saro. Ku Gisozi ruguru. Ya Iyerika no Karosiba Sariba ku Kinamba akagira Kenkayori akaba afite utundi tubari mu ntara zigiye zitandukanye niyo honyine njya guhostinga numva nkiturije ubundi handi ngiye bakanyambura cyangwa nkava nserereye nuko service yarabisenye mbo ubundi buriya turi mu isi yikaraga kwa na service noye nagawa amakosa araye buriya ni inzoga kandi biranekereza ko ukuntu Claude ameze ngiye Claude mufata nk'umubyeyi buriya wabona byanarangiye Babyarangiye n'undi yaramubabariye. Byararangiye pe. Claude ntago tuziranye igihe kinini ariko uko namubonye n'umuntu ushyira mu gaciro. Asirivuza isaba ku nzoga. Inzoga biragoye. Biragoye kuba wavuga ngo wazireka ahubwo wazigabanya ariko ntiwazireka. Sinjye ko nazivuye. Urakoze cyane. Mazimwe 5 nzivuye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ngo wakane ngo nabundi buriya ntiyazagira umuntu kubeshya ko inzoga yayiva. Ngo wakaniye ngo ninjye mu content creator wa mbere mu Rwanda ngo ninjye mu bwa Kiresho Speed
si wumva ahubwo mwebwe mwumva ibintu umuntu aba atavuze. Njyewe ntabwo navuze kandi njye mu content creator. Wavuze ngo iki se? Njyewe navuze ngo nta musitari hano mu Rwanda, nta mu content creator hano mu Rwanda ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo Show Speed avuye muri Amerika ngaje kumureba. Bakoze iki? Cases. Akora iki se? Erega reka nkwereke man, Abanyarwanda nitukaje. January to December ni umva nyine musobanurire bariko we umva banza umva. Umva ikosa rya mbere ribaho muri showbiz nyarwanda. Ni iringiri. Twebwe hano mu Rwanda umuntu aba afite izina. Sibyo? Yego. Mu Rwanda hano umuntu aba afite izina. Mu Rwanda honyine ariko hanze y'u Rwanda nazi n'ubu. Hanjye ubwo mfite izina muri Nigeria mwanze kubivuga. Tugasubireho. Hako muri Nigeria kejo ndo babivuze kuri live wahinze ngo bagupostinze. We yigeze gutaginga. Akora postinze. Kugupostinga se bivuze. Erega buri umuntu wagupostinze nabivuze. Buretse gato. Ceceka. Buretse ko mutabivuze. Umva ceceka. Ku umuntu kuba yagupostinga nagutaginga ibyo nta kintu bimaze. Ni nko kugenda muri stade bakagufotora. Tuba postinze muri comment nkagira adesipageta pinninga comment yanjye account ya pinninga. Ngiki? Yapininze account yanjye. Ubu se ko wicaye aho. Nuko mwanze kumvuga. Mu Rwanda naho turagira man. Oya mu Rwanda naho turagira haba ariko mu Rwanda naho turagira. Tuwasabira posting. Adesipaka postinga, Afro podcast wakampostinga. Yego ye. Kure FM kampostinga. Nimuvuge. Ati shari ryanyu. Allo. N'umujinya mubi ishyura. Allo. Oui. Ishyura. Allo ndakumva. Ishyura. Ego. Ishyura. Va mu rusaku tuvugane wi. Uri mu rusaku ba Aha. Urishyura muhamagare naguhe nimero z'umuntu wamwohereje ari we ahamagara. Nje filime sinjya nzireba na warabizi. Nje barambaza ngo filime bagezeho batanga nago nyize. Nabaze. Sasa. Ngaye bazi. Wari wakatinze? Nkatinze no bwanyuma. Ibireka se kubukatinga twagiye Ni shari ryanyu. Yebo vuba ugeze ngo tubasabira postinze pionika. Pionika reka ngusobanurira ikintu tazi. Yebo vuga ngo nje ngusobanurire Pionika reka nkubaze. Champions League si champion irebwa ku isi yose. Yego. Okay reka tureke kuvuga Champions League. Yego. Tuvuge igikombe cy'isi. Ubu nuramuka ugiye mu gikombe cy'isi wicaye kuri stade kamera ikagucaho uzaba ubaye umusitari. Ariko betse gato no buretse uzaba uretse adesope ifate video uyanjye. Ngumva? Umva muri video ngo talk. Ngumva? Ngo ndavuga iki? Iki? Ngo yavuze gute? Ngo toke. Toki. Umva? Ongewe mva twa savage. Ara posting. Twa savage nawe agira gute akora collaboration. Nta mara yatandukanye. Collabo. Manza wumve. Ese undi wabinyeretse. Nta internet mfite sharing. Ako bro, ngo umuntu tewasangaje yapfa niyo mpamvu ngubwira ngo mu Rwanda nta busitari buhari. Nyine ibaze biretse gato abwo cyemu gani iki kana urakizi gikomeye. Ngo ntago umuntu muri team ya Kiraman yaguposting. Byaterwa n'ibyo ari. Aya. Dufite ikintu. Nese ko yengiza anniversaire bamposting. Nibyo nyine. Nese wari uri kugira ngo bampostinge Nese anniversaire uretse gato. Uzakore filime ya uzarana opoza kuri anniversaire. Uzamagara bakayizamo. Ayo mahirwe se baba yakuyeho ahubwo. Babonyeho bagiye kunywereza ubuntu. Mbahamagaye baboneka bavuga ngo ngiye se amafaranga nabona yabonye guteguriye anniversaire. Ibyo babyita kwaya. Ikinyarwanda cyiza babyita kwaya. Umuntu ukoresha anniversaire ikamera nk'ubukwe. Ibyo babyita kwaya. Kwaya. Nuvuga ngo ni kimwe mu byo twavuga muri rusange. Dufite kuri ngewe ku giti cyanjye ntabwo dufite umutima mwiza wo gufashanya. Aho undi itangazamakuru waryigiye haryo nize ni biragaragara niyo mpamvu ntago binunguye. Kubera iki? Wombajije ikibazo kuri Show Speed ngiye kukikubwira wowe wizaniye ibyawe. Ese uri umunyamakuru cyangwa no urashaka kumenyekana? Ese umunyamakuru ngewe none uri umudepite kuri aha ngaha uri iki?
uri depite ukoresha imbuga nkoranyambaga meze nkawe uko uzikoresha njye ntago meze meze nkawe uko ukina oya comedy njyewe ntago meze nk'abantu nkawe reka yase n'uyu makuru njyewe utazanambeshyira gufunga okay ngwino utari intebe hano rero tuganire njye nawe uko ufata filime yawe ugafata episode runaka ugashyiramo abantu runaka nanjye nagushyize mu yanjye uyu munsi kandi rero dore nuko nk'uko abantu bazatera ibuye ku karere wowe nta nubwo uteye ibuye ku karere ahubwo ushobora kuba uriteye nko kuri perezidansi niba rero ubigize filime uranyishyura urampa amafaranga we kati muvuga ngo iki muvuga ngo kati muvuga ngo iki ngo script 1 script 2 kati nuyihe mpamvu mu Rwanda nta mukonti kireta ukuri wowe uvuga ngo nta yakwakira action speed umva ngusobanurira impamvu hano mu Rwanda nta cyongereza tuzi nawe ntacyuze njye nta cyongereza nzi asoma literakizi nta cyongereza azi ako bro ujya ureba ujya ukunda kureba niyo mpamvu wa mungana umbwiye ko utari umunyamakuru sindi bikwibaza ariko njyewe nkanjye nkunda kwirebera amakuru yo hanze ubwo se Trump yatumiye abantu umva mbo kumva ntago bivuze kuvuga hari abantu twumva icyongereza ariko tutabasha kukivuga hari n'ababasha kuba none n'ibyo bari kuvuga ntibabyumve no kukivuga ntibabivuga hakaba hari n'abandi babibasha byombi njyewe rero mbasha kumva icyongereza ko sinakivuga urumva ko nakwemera kujemo Trump rero yigeze kwakira umunyamakuru w'umufaransa avuga icyongereza cyane cyane Trump akunda kubikora Trump umunyamakuru amubaza ibibazo aranje aramubwira uti buretse gatoya abaza uwo bari kumwe ngo uyu muntu ari kuvuga ikihe cyongereza ati icyongereza uri kuvuga sindi kucyumva uri kumva iyo level abanyamerika rero bariyumva icyongereza aisho speed avuga ni izina ry'Imana umunyarwanda wabasha guhandoringa kuvugana nayo icyo cyongereza bro niba dutuwe na miliyoni 14 miliyoni imwe niyo yabibasha kandi iyo miliyoni akibaza abantu yo gutanga bya byongereza byinaha hano hepfo Bugande nanjye niba ari Kibugande ndakizi ijya mvuge nyine abakagombye kuvugana nabo niba abantu babibereye mu biro batanamuzi iyo niyo hano rero hano mu Rwanda vugisha ukuri akayeza arakiza buretse gato mubaza ikibazo kimwe hano ubundi mu Rwanda uramutse uvuze ngo ugiye gukora content mu cyongereza yarebwa nande nawe kereka uramutse uvuye hano mu Rwanda ukajya kubaka izina nko muri Kenya ukaryubaka Uganda akaba ariho utangirira ugakora ball ukavuga icyongereza n'icy'abantu b'Uganda societe y'Uganda ikakumenya wangize ukagaruka mu Rwanda nibwo wabikora n'abanyarwanda bake bakabyumva ariko ni wakora ikibi cyo mu Rwanda impamvu dora turi amadebe nuko ndamutse amadebe ararengereye mvuze ngiyewe showbiz simvuze abandi bantu hatazagira umuntu uvuga ngo ufashe kiramana umwita idebe ufatanya gisa umwita idebe hari ibyongereza bazi se asake ugara kayugana umva ngusobanurire papa impamvu nkubwira ngo aho tubira amadebe nk'ubu ndamutse nkoze content yo mu cyongereza yego nta n'umunyarwanda wayireba mbaza ngo niye mpamvu yahita avanga umwana uriya mujama ariyemera uriya mujama yigize inajyuwa yewe noneho kugira ngo banarebe n'ibyo nshaka gukora ahubwo bakiyumviramo imbogo zirimo nuko twibereye akantu nakumvise kuri Shadibu batangije akantu keza k'icyongereza abantu bagasacinga ariya kunigiye akaba ngo harya yavuze gute oya ariya kuri yaravuze ngo hello my people niba ari hello my people si byabaye ngo ikibazo muri stress yaward ho kugira ngo ahubwo tuvuge umukobwa wacu yamenye icyongereza bahise bajye babishyira ku mbuga nkoranyambaga ese mama muri kudusapotinga cyangwa mama muri kudusubiza inyuma namwe mutisize uzibuse sase wa muntu wagusetsa muri comment wone waba ari debere ryo hasi kuruta ahandi hose ubundi ukuntu umugani ari umugani w'icyongereza baca bavuga ngo practice makes perfect as long as uri gukora ikintu perfect iraboneka
uwo mugani wawumvishe akantu ukoresha abantu badukurikirana uzi ko abantu baguseka muri komenti arizo njiji za mbere zidukurikira nanone undi muntu aca umugani aravuga ngo bad with the same character fly together. Nyine inyoni z'ubwoko bumwe zigurukira hamwe. Rero abanyarwanda tumeze gutyo, turashaka kwigurukira nyine mu bantu, turebe ngo arasha imbogo agize ibiki n'ibiki bigende gutyo, kandi uko ntago ariko twe. Ubwira akantu gasigaje mbere ko dukomeza kambwina. Hari umuntu twiganye muri primaire mu kinoni cya Zaburera, the same nk'ibyo uvuze sasa, ngo injiji zimeze nkawe cyangwa abantu batize. Bro, katinga mani njyewe nyisinjiji. Nakatingira iki? Bro, iki kimikono nakijugunye. Nturi injiji. Nwango injiji ni umuntu utarize ufite ifunga ryo kutiga agashaka kubishyira ku wundi muntu. Niyo njiji rero imeze nkawe nakopezaga muri primaire. Wenda kwiga bwo nabyemerera sije kwigana. Niyo reka mbwiza ukuri. Kandi ko kwabona abantu batakuzi. Pioneka mbabarira ngusaba Kanshe. Ngwino hagarere hano. Oya, mbabarira uze basi ushira isura yawe muri ko kisura yawe niba uri umuhanga. Mite mbadendo. Isura umuhanga igaragara ite? Ko nayibaye nukuri umuswa. Isura umuhanga igaragara Singubwiye ngo niba ko kuri umuhanga mbedendo. Ko nabaye dendo. Umunyarwenya nukuri umuswa. Kwa ko tubaye dendo. Uri umuswa. Pioni kuri igiswa. Pioneka. Cyakwa iki kintu nziguze ukunda amafaranga. Umuniga urumva arazandika muri comment ngiki cya Pionika ngo nigiswa. Bro mizari ya umuniga ndamuzi n'ubwo aba Uganda. Urumva umuniga garuke mu kabiri muri 9 years ubwo za 2009 promotion yasoje 2011 musiganja kwiga muri secondary musiga muri 9 mu wakari baramwirukana niwo wandika ngo Pionika ntiyizi. Wenda wana yari igiye Uganda akavuga igishurubu. Puissant ariko ibyo tubireka ngo twigarukire kuri post ejo nabonye umuntu yitwa Regis yaranditse ngo uwitwa Micky arabyutsa ntera strike cyangwa siba company yacu ya YouTube channel ubugome abantu babuterwa n'iki anytime washobora kudutekinga down. Arakomeza ati ninagaragaza screenshot umuntu yitwa mukobwa Jana Sifa yamuteye copyright. Ariko yandika ngo nge ndarinzi ko nta mwanzi mfite ariko ndatunguwe. Rero sinkunda ibibazo nikundira amahoro murabizi. Biseka. Hari haciyeho iminsi dutangiye filme yacu niba ari ishyari niba ari umugome biba byancanze. Buriya sinarinzi n'amakuru yaba bavandimwe ariko mbonye company sibama ngira ngo ndebye nabi. Dukora iki? Abantu buri gihe bashaka kubaho mu buzima bubangamiye abandi. Birangira bite ko mba numva ntafungisha umuntu n'umwe, ko mba numva ntakora amaraso, ntabona abandi bayansiga, ko mba numva buri wese akeneye amahoro n'umutuzo. Bigenda bite? Uyu muryango bite kwera? Mbo ikintu cya mbere ngiye kwanariza ubundi ngiye mu buzima bwanjye ukuntu nabagaho cyangwa ukuntu nagize niberaho, sinjya ngo ndakwinjira mu bintu by'amatiku by'abantu runaka babiri. Kuko baba barahuriye nge nago ntari imari, abo bashwaniye sinari imari, bajya guhura ntibangishije inama, bajya no gushwana ntibayingishije. Ariko wenda iyo bigeze kuri iyo level bw'umuntu yagira ikintu avugamo. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira wowe Regis, uratinyuka ukavuga ngo nago wari uzi kugira abanzi. Uri gitambambuga se? Uri mwisi papa, uri mwisi. Uri mwisi uzahura n'abanzi barenzaho gusiba cano. Utaragenda umuntu agufatiraho imbunda gusaba ikintu wakimwe makana kurasa ugapfa. Wowe gatinyuka ukavuga ngo nago wari uzi ko ufite abanzi. Uri umumarayika se? Na Yesu afite abanzi. Ntabwo wowe. Ikindi nshaka kuvuga. Micky urabizi uba muri showbiz twese duhuriyemo, uranabizi kuri uri mu bantu batoya muri showbiz, nta myaka 2 mikaramara muri ibi biboro. Ahubwo ikintu cyabayeho wowe Micky waraboostinze, ugira amahirwe boostinga mu gihe na technology yo mu Rwanda
iri gutera imbere kandi bro icyo kintu nikikajya kigira abantu abasitari bumve ko ari abasitari ibyo bintu reka mubwire itandukanyirizo ryabyo ubyumve neza itandukanyirizo ryabyo sibyo natwe twebwe twatangiye dutangira turi aba bigina tukiri batoya twatangiye abantu batunze amafone y'amasmart ari bakeya sibyo dutangira video zirebwa n'abafana twagiraga bari abo video ziturutse ku ba disc bana abantu bakajya gufatisha video zacu ku ba disc bana YouTube icyo gihe abantu benshi ntabwo bari bazi kuyikoresha turahatana tugeraho amazina arafatwa turagafata niko nabyita nubwo tutaragafata ku rwego twumva tubyifuzamo tugezeho tugeze mutuzamukiyeho muzamutse aho twabubakiye sibyo none mwebwe aho mugeze kuri rwa rwego abanyarwanda bose yitunge gace zirahari barazitanze itunze gace suyizi irayigura 20 mbo nago okay hari ukuntu nkanjye nshaka kuvuga izina nk'iryo gutyo nka company ka Ikandega niko natwe tuzizi ntago tuvuze izina ry'urugo gusa ariko ni Airtel niko tubizi ni Airtel zimwe baguraga 20 n'igihumbi cy'amayinite ziriya zaga buri muntu wese access amayinite y'ukwezi kose areba kuri YouTube icyo gihe rero ntago uzambwira ngo umuntu ucreate inze YouTube uwo munsi afite bore ziri kurebwa abantu bari burebe gutyo natera imbere akarusha babandi twatangiye twebwe nana YouTube ihari urumva uvuge ngo uwo muntu arasuzugura babandi uzi ibintu abakoze ninko urani iyi hotel uko ningana iyi etage kandi iyo ni message mbwiye n'abandi be influencer bose abandi ba peti bari kuzamuka nimukajye muca amazi abantu babazamuye cyangwa mwazamukiyeho reka nk'urugero ni nko kubona wowe wubatse etage ugeze kuri floor ya 7 ugeze kuri floor ya 7 ushyiraho rooftop ubwo abantu batari kumva rooftop ni handi nyine etage irangire hejuru aho etage irangire ariko hamenye beto n'amabati ariho undi muntu araje ahise yubakira kuri ya etage arayizamuye igeze hejuru ahise atangira gusuzugura undi wo hasi amubwira utubundi wowe urinde akirengagiza ko iyo floor yo hejuru ari uwo hasi ari we wayubatse ku buryo hasi aramutse aguye wa undi wo hejuru ntiyasigara kandi wo hejuru ni ufite amahirwe menshi yo kugwa kurenza hasi reka ngewe mvuga ikintu ngewe kano kanya YouTube channel yanjye ifite abasubscribers 20,000 uri kubyumva yego yewe muri iyi minsi n'ibintu bizima umuntu ari gukora bitewe n'inshingano umuntu yagiye ahura nazo nge ndubatse mfite abana mfite kureba mfite gushakisha hirya no hino kuba abantu batakimbona nibivuze ko nabihagaritse nibinavuze ko nazimye icyo kintu kuba YouTube ya channel yanjye ifite 20,000 nuko ngiye ntago nabishizemo ububasha sinabishizemo uburyarya ngo nandukane na Nyakso nawe ngo nandukane na Nyakso dushwanye kuko nge nira kano kanya ndamutse nkoze inkuru nkavuga ngo twanye na Nyakso ndamwandagaje channel yanjye mu minsi 2 yeta yuzuza 100,000 cyane sinyeneye ubwo butunzi rero nzarye duke njyame kare mbane n'inshuti zanjye neza Micky nabonye ngo yateye na strike na emenyawe nabibonye bene bya kera ibyo nyine nabyo urumva yarayiteye ariko yasabye imbabazi bikaramubabarira ibyo ubundi man umuntu mwana muri showbiz undi musaba imbabazi gute ariganje bamusaba bamukomerekeje nabo none se ako man pione kareka nkubaza usibye kumva ko mfite umwana ukaba wenda umwe waramubonye namupostinze cyangwa wande muzi ubuzima mbayeho muzi ahomba muzi uko ndya umudamu wanjye uretse ugashira mu kanwa umudamu wanjye muramuzi usibye ko namupostinga mwe mubona mu mbuga nkoranyambaga icyo gihe rero iyo ibyo bintu byose ubishyize hanze ujye wirengera n'ingaruka zabyo kuvuga ngo umuntu ngo aba barengereye si ibintu bavumbuye gutyo dufata umugabo hora atakana ngo tumugira umugabo none se nyine atakiri iki kandi ibyo ndi kuvuga papa ibyo bintu rero nibyo batazi kandi yari ko ntabanza agira njyewe nimburara nimuzabimenya nimbwirirwa nimuzabimenya
randirodi nansora mu nzu nimuzabimenya, nishwana n'umudamu wanjye nimuzabimenya, niniyunga n'umudamu wanjye nimuzabimenya, umwana wanjye ishuri nirwa kugisha simuzabimenya, kubera ko ubwo buzima nabushyize ku ruhande. Arazi ko nta mwanzi agira. Ese Regis arabizi, yarazi ko mu isi ya Nyagasani ari mu ijuru. Ntutekereze Regis, we yari ari mu ijuru rito, nta mwanzi yagiraga, abimenye ejo. Pioneka nanjye niho nahereye mvuga Regis, ariko ngiye ku giti cyanjye singikigiye Micky ni inshuti yanjye pe, mbo yari inshuti yanjye, ariko ngubu bitewe n'ibintu by'amashowbiz n'iki wa mungane no kuba wenda abona kwenda ari level agezeho akahita yumva ko nyine mbo sinshaka gukreya beef hagati yanjye na Micky. Ariko rimwe Kamoso yigeze gukora ikiganiro kuri YouTube channel yanjye, nekereza ko Micky ari naho hantu nshobora kuba wenda harajemo agatotsi. Njyewe Kamoso yarampamagaye arambwira ngo ndagushaka nze nkwereka ibintu dukora akaganiro, kuko njye nsigaye nifite aka YouTube channel kanje, kubera ko narapresiza neza ibintu numva nshaka gukoraho muri uyu mwaka. Ndabaho kugira ngo isinzire, reka mbe nkora utuganiro. Urabizi ko mu minsi yashize nigishaga abantu uburyo ki bashaka kumonetiza ama YouTube channel yabo. Ubu nsigaye nikora utuntu nkanariza ibintu bigiye ko bitandukanye n'amatiku. Urumva icyo kintu rero, allo icyo kintu windi imyenda myinshi cyane ikanye. Allo wi urahamagarwa buri saha. Allo wi buri saha. Ego nendi mfa turi bari kukumva ahubwo bari kumamagara bambwira ngo filime. Nago nzi nyine baza ni DJ nanjye sinzi. Rosine urumva ko akazi nimero zanjye, niyo mpamvu turi mu kiganiro. Sawa ndahita nkubwira. Sawa ndakunda. Tereka hariya Pioneka ataza kwirebaho mwana. Njye nta nzoga nka bro. Nese ninde akwiye kukigira amagambo. Ese ni panache. Nese undi kunywa inzoga ni ikibazo? Si icyaha. None se nanjye mfite B1 ndayinywa. Urumva icyo nindi kuvuga? Ngiye Kamusaraza arambwira uti arashaka gukora ikiganiro, hari umuntu ngo wamubwiye nayo. Ndamubaza se nindi, ambwira ngo ni Micky. Ndavuga byagenze bite? Sambwira uti ngo naye ndi kuri live, ngo nawe ngazaho nganje ngahita abwira abantu. Urumva ngo ni mumureke, ngo niba abandi ngo comedy zananiye ngo bajya ngo niba ngo sinzi aho bagiye. Nanjye nera kamera hariya ajya haravuga ikiganiro kijyamo. None aga promoter duhuye nje Micky musanga kuri live ya TikTok, ngewe bya bindi urabizi mba numva nta kibazo naki. Nsanze Micky kuri live mbona isavaho. Ako buriya ngiye kunumbaho impamvu ngiye nirindi ibintu byose, buri muntu utama amafaranga, umuntu udafite ikintu amariye mu buzima. Umuntu nabura mu buzima simangayike, uwo muntu abuvuyemo cyangwa ngiye sina kintu nawe. Ariko yaguha amahoro. Yewe sinana nyine amahoro arayaguha. Yewe sinanabona n'umwanya wo kugenda ngo muvuge. Kuko buri yuvuze umuntu nibwo buri kumugira umusitari. Wari ubizi? Iyo ugiye hari ugatongana ukavuga ku muntu uri kumugira umusitari, uzi kuri kumwica kandi uri kumugira umusitari. Rero mbona amanutse sinatinda ahubwo muranaga arambwira uti man ngo washatse kunwika. Ndavuti ngenda bimusobanuriraga nk'abantu babajama, buraga ni inshuti yanjye nawe, nubwo na nimero zagangira, ariko iyo duhuye turaciringa tu nk'abantu baba papa nyine tu. Urumva kandi ngiye nkanubaha n'ibikorwa bye, ni nkuko nubaha ibikorwa bya Micky, nubaha ibikorwa bya Kamoso, nubaha ibya Regis, ibyawe n'iby'abandi. Ahubwo ngiye ni nabyo mu kanya mvugiye ku yindi channel ndi mu kiganiro. Man abanyarwanda mwaretse tukareba ikintu cyatuma dutera imbere twese tukagera ku ruhando mpuzamahanga, tukabona gushwana uko twageze kuri urwo ruhando mpuzamahanga, sibyo? Nawe ubundi gushwana niyo mpamvu mani ni ukuri ko Imana mu Rwanda nta mustar uhari.
Nyakusa simwemera nk'umusitari. Nzovu n'umusitari. Uretse nkubwire Nzovu ni umusitari gute? Ni umusitari gute? Ubu Kenya baramuzi Nzovu. Elephant. Nuko mani reka mbwira Snoop Dogg yapostinze. Yigeze amutaginga se? Snoop Dogg yapostinze abantu benshi. Ntabwo wabonye umupeti, ntabwo wabonye umupeti ejo bundi wasimbutse taje agakubita umugongo hasi. Wundi wari ugiye gupfa witwa Ali. Oya. Ahubwo undi bari kumwe. Uriya bita Monster. Undi bari kumwe. Snoop Dogg siyamupostinze. Erega reka nkubwire nanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga, sibyo? Kandi imbuga nkoranyambaga zanjye na abastari na Melody na The Ben Medi na Melody. Bo ni abastari ndabyemera ariko nabo uremera ko Medi, The Ben na Melody hari ibihugu batazwimo byinshi ndetse cyane. Rero niyo mpamvu showbiz nyarwanda dukeneye kugira abantu nka ba Show Speed, dukeneye kugira ba Diamond. Mane ukivuga gutyo ugira nimero z'umuntu ba muri Zimbabwe kandebe cyangwa Malawi. Uretse icyo nguko jewe otene abanyarwanda shaka umuntu wo muri Malawi cyangwa Zimbabwe ubaze ngo Melody baramuzi, bajya bacuranga indirimbo zayo bagiye muri club. Tureka no kujya kure Ibugande. Dore Malawi ngiye ya mbere. Hoya woza bahamagara bose Ibugande hano hakurya hano hirya. Ushobora kujya muri club. Aho ngo turukumvikanaho. Ushobora kujya muri club. Ntabwo dufite abastari gutoya aba superstar. Yego, thank you. Rero niyo mpamvu n'abantu navuze ngo saba star ni bazabyumve nabi kuko nanjye nishyizemo. Ahubwo ibyo bintu bizaba motive gutera imbere. Akubara kurakariye. Nta numwe wigeze undakarira pe. Mu mitima ntabyo se. Imana iba ingiye niba narabarakaje Imana yo mu ijuru nako mu mbabari. Abaze umuntu wateguye ibintu akajya hano mu mujyi wa Kigali. Ntabwo yabonye baba Sumarito. Agakodesha iriya myenda, akodesha maske, agakora ziriya nkuru, akazina cameraman, kagura ibyo kurya. Wahisubira ngo umusitari bwo kwakira ngo ayisho Speed. Nukuri. Nuko bazakora kugira ngo ntabwo nese Show Speed aramuzi. Baguhagika ikirozi ngo nta muntu wababaje. Hoya aramuzi. Ahubwo vuga ngo wenda zira content bajya bazikora. Urumva? Bajya bazikora batarindire ngo umuntu agiye. Bibaza ko Show Speed ajya muri Zimbabwe bati ashagura n'umuntu basa umwitirira. Ariko mu Rwanda bavuze ngazahura n'ingagi. Nta munyarwanda yigeze avuga, nta muntu yavuze. Nese sijya ndikukubwira tekereza. Mu Rwanda ikintu yagiye muri Afrika y'Epfo avuga umuntu yitwa cyura muraperi. Inde umuraperi muri Afrika y'Epfo yagiye avuga nawe bwa mbere. Nawe oya yahuye na Church Jama kimwe kikoresha amajimu cy'igikora bose rero bavuze. Ariko mu Rwanda yaravuze gashaka gifite amabuno nk'aya movie. Yego we akora Sumarito azakora muri dushutinga na batajya ngo ni ingagi. None tekereza umugani ahantu hose yagiye afite abantu ashaka kureba ariko iwe yarivugiye ngo ashaka kwirebera ingagi. Ubwo rero biyoneka Sumarito nta mask afite ingagi. Nese ni ingagi azayambara agere ni ingagi. Nese Show Speed akeneye gufekinga ubuzima ngo arebe ingagi kimaske. Ahubwo reka dusabe abantu bashinzwe muri visiting Rwanda ay Show Speed bakubira abantu. Ni umwana muto afite imyaka 20 avutse ejo bundi. Mbabwiza ukuri ingagi zanga kavuyo. Ay Show Speed naza nabira ibintu byo kumokera ingagi. Izina ry'Imana uzareba nagazata. Ubundi ingagi hari ukuntu ngewe narazisubiza bimbaza. Hari ukuntu ingagi ngenzi no kuzisuhuza. Baba ubushatse kuvuga ngo bite. None yuvuze biba bishatse kuvuga ngo aba bantu muri kumwe ni abavandimwe. None iyo ushaka kuvuga ngo biba bisobanuye ngo uyu muntu ni umwanzi. Noneho nshaka navuga ngo urumva nkikubita gutya nahita mvuga wenda kuvuze ntabwo byumvishe. Nahita mvuga ngo iki gitipe bita piyoneka aya menyo ureba cyakutse yakuriye aya kabiri. Bivuga ngo gikubite nyine. Gikubite. Rero nayo Show Speed nagera mu ngagi akazana ibintu byo kumuka gakanga ingagi uzambwira. Yitwa Puissant kabisa.